tubona Yerusalemu imanuka iva mu ijuru. Muze gusoma igice cya 21 n'icya 22, tuyibona imanuka iva mu ijuru n'amazu yacu arimo, yandi yose yatubwiye agiye kudutegurira. Hanyuma sinyibona yongera kuzamuka. Ahubwo icyo Yesu yaje gukora ni ukuza kongera kugarura ubwami bw'Imana hano ku isi. Niyo mpamvu no kwigisha gusenga yaravuze ngo nimusenga mujye muvuga ngo data wa twese uri mu ijuru. Iyo twebwe ntabwo dushinzwe ibyo ngiyo, twebwe dufite territory yacu hano ku isi. Izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe bugire bute buze. So tugaruke muri bwa busabane n'Imana, tugaruke muri bwa busabane n'abandi, tugaruke muri bwa busabane nagegewe. Erega nabwo bwarapfuye. Ndaje mbibereke ko nabwiye ngo uyu munsi ndashyiraho fondation tuzagenderaho muri iyi minsi yindi kurikiye. Kuko iyo tumvise ibyo twiga uyu munsi n'ibindi byose uzajya ubona ari akajagari. Burya ibintu bimwe na bimwe iyo tumvise fondation yabyo ntabwo ibindi ubyumva. Hariho nta kibazo, icyo cyanyuma ndangirijeho ntikibahangayike, muzajye mu ijuru nta problem, nta kibazo. Icyo mbona